Uraho neza nshuti yanjye, nitwa Byiringiro Thierry, ndagarutse muri cya kiganiro The Powers Hope kugira ngo tuganire. Birashoboka ko mu minsi urimo cyangwa se ibihe urimo, Imana isa nkaho yacecetse ku buzima bwawe, ariko ndagira ngo mwibutse neza ko Imana naho yaceceka ntabwo yagusize kumwe nawe, ubereye maso kandi kwitayeho. Hari igihe ureba ukabona ibikugize, ukabona ubuzima ubayemo, ukabona ibikugose hirya no hino, bikakwereka ko Imana yakwihoreye. Nyamara ntabwo Imana yakwihoreye, icyo nicyo kintu nkwibutsa cyane. Iri hafi yawe kandi ikubereye maso, ikwitayeho birenze uko ubitekereza. Reka nkubwire, ntabwo Imana yaguterera ngo iguhane mu maso y'abakwanga, cyangwa se igusige mu menyo y'abantu uhanze amaso kugira ngo barebe uko uzakorwa n'isoni. Ahubwo menya uko uhagaze mu kigeragezo kugira ngo bigufashe gukomera. Aha ngaha nk'uko tubireba, ababigishwa ba Yesu bari bagize impungenge kubw'umuyaga mwinshi w'ishuheri wari wabasanze mu bwato, bariko batakambira Yesu, baramubwira ngo mwigisha dutabare. Yesu arabyuka aho yari ari mu bwato inyuma, araza ahagararana nabo, acyaha umuyaga, arawucyaha uratuza. Imana ije gucyaha umuyaga w'ibibazo biri ku buzima bwawe, kandi ije gucyaha ibyabangamiye ubuzima bwawe mu nzira wagiye ucamo. Ntabwo Imana ari uko yari yaragutaye cyangwa se yakuretse, yari ikuretseho gatonya kugira ngo isuzume neza kwizera kwawe. Komera rero kandi wongere wambara imbaraga zo kwizera. Uwiteka akubereye maso, ntabwo azagusiga mu kigeragezo urimo. Komera kandi ushikame, wibuke kumuhamagara no kumutabaza. Azakubera amaso, azakubera ibyiringiro bizima, kandi wibuke ko Yesu niwe nshuti nziza itabura kubana natwe mu bihe bibi. Amen. Uraho neza nshuti yanjye, nitwa Byiringiro Thierry, ndagarutse muri cya kiganiro The Powers Hope.